mu kinyarwanda cyiza buravuga ngo umugombozi mwiza ngagombora be. Yego. Mama wawe n'umuhanuzi. Yego. Nyihangane ko nkubaje kino kibazo. Hari ikintu mama wawe yigeze guhanurira kigasohora cyane kirenze kimwe? Tubwiremo kimwe gusa, ntago tukwarije byinshi. Ikintu mama yigeze kumanurira kigasohora, yigeze kumbwira ko hari umuntu ushaka kuzangirira nabi mu bijanye no kurogwa. Hazabayo kuramya no guhimbaza Imana, uko niko tuzaba turirimba izabanesheje. Kuramya no guhimbaza Imana gusa, uko niko tuzaba turirimba hanyuma rero muri kino gihe cyanone weho mu bakiranutsi batubanjirije bageze mu ijuru, uri umuzungura wandi, uri umuzungura wa Eliya, uri umuzungura wa Elisa, uri umuzungura wa Yesayi, uri umuzungura wa Daniyeli, uri umuzungura Yego. Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Gonarike TV na Concorde TV show. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ubu rero ntacyari mu karere ka Rubavu, ndacyari kumwe n'abavandimwe babiri mugiye kubona, ariko nanone ndi kumwe na tate wacu, umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana, umwana w'Imana, ikiruta byose akunda Imana. Andi mahirwe undi mugisha ko nka kuganira nawe ndi kumwe n'abahungu be. Yego, muraho neza? Reka duhere hepfo gutya, fatira ako ka mikrofone. Mumeze muti? Turaho, turakomeye. Dutegereje Yesu kazaza akatujyana mu ijuru. Yesu niwe mutegereje? Muracyamurindiriye? Turacyamurindiriye. Abandi bavuga ngo mugenda hano hagaragara hejuru. Yego. Mujye no mu mirwa niho nzabasanga. Ko mumutegereje mu cyaro? Tegereje mu cyaro, ariko ngatanga umugisha hose mu muji no mu cyaro hose. Ariko bajya bavuga ngo na Yesu ubwe yaravuze ati nzabasanga mu murwa. Mujya mubyumva abantu babyizera gutyo? Ngo mu murwa. Yego, turaganira nande? Muraganira na Havugimana Jean d'Amour, nsengera ku itorero rya Yungwe ADPR. Yego. Nawe uraho haraguru. Muraho neza? Yego. Ndakwakiriye. Murakoze. Kubitonze cyane. Niko ndemwe. Nikuremye. Yego. Kuremanwa ubwitonze. Yego. Sina uravutse urakura umenye ubwe ngusanga nawe uritonda. Yego. Abantu bajya bagutangira ubuhamya ko witonda? Yego. Cyangwa no witangira ubuhamya? Ntabwo ari njye. Ariko ngo byiza cyane ngo iyo abantu bagutangira ubuhamya nk'uburyo nibwo biba bigaragara, nawe ubwawe ukabyivugira ukavuga ati nanjye nditonda pe. Yego. Turavugana nande? Na Bukwikwi Rukundo. Bukwikwi Rukundo. Cyangwa se Rukundo Bukwikwi. Se ni wowe tatu yavuze kare? Yego. Ni wowe Bukwikwi? Se umaze kuvuka ukumva bakwise Bukwikwi, umaze kumenya ubwenge, watekereje iki? Nanabyakiye ntekereza ko tambwiye impamvu yakwise Bukwikwi, ariko ntabyo yambwiye ko ariryo zina babonye rinkwiriye. Yabikubwiyeho? Bashingiye ku muryango. Mbese byagendeye ku muryango. Yego. Umeze ute? Meze neza. Na mukecuru nayo ngara dusuhuze. Mukecuru ngo dusuhuze ngo natwibutse izina. Hari abatakubonye ubwambi bagiye kubona ubu bwa kabiri. Haleluya. Amen. Bajukije izina rya Yesu Kristo. Twa Venanzia Nyabarihenda. Gahunda mu mudugudu wa Rukomero, akagari ka Yungwe, umurenge wa Kanama, gahunda ku mudugudu wa Yungwe ADPR Pentecote. Yego. Reka turebe uko ari hepfo no usa nk'ari mukuru, afite na Bibiliya. Mumira ka mikrofone. Murakoze. Urabyumva ute ko wicanye na mama wawe? Ndabyumva rwose neza cyane, mfite ibyishimo kuba mwaradutekerejeho mukaza kudusura muyobowe na Concorde. Icyo ni ikintu nabanza kubashimira, nshima n'Imana kuba rwose mwatugendereye mukaza kutuganiriza. Ni byiza cyane kandi mfite n'umunezero kuba nicaranye n'umuryango. Twese turi hano dutegereje Yesu kazaza kutujyana. Ubyakira ute kuba mama wawe ari umuhanuzi? Mbyakira neza kubera ko bimwe na bimwe iyo turi mu mubiri mu byo busanzwe atubwira amakuru mu gihe twakoze ingendo
ndetse no mu buzima bwa buri munsi akatubwira uko dukwiriye kwitondera amategeko y'Imana. Mbese ngumva ari ibintu byiza cyane. Gukurira mu rugo rukijijwe ntaho byakubangamiye? Oya, ntaho byabangamiye. Nanje naravutse menya ubwenge, iwacu ari abakirisitu, ntabwo byambangamiye rwose, nakuriye mu gakiza. Niyo mpamvu ufashe na Bibiliya nakakitari ku ruhande mu kanya tugiye gukoresha gatoya ndakabona yibere waho haragura umukecuru. Ntabwo turi muvune ubu ngubu mu kiganiro cya mbere twamuvunye, ubu ngo ntabwo turi muvune cyane. Tubwire wo gukurira mu rugo rukijijwe ntaho byakubangamiye? ntabwo byigeze kumbangamira kuko nasanze ari we murage mama wanjye nawe bamuraze. Kandi kirenze kuri ibyo nanjye nakuriye mu torero, mu muririmbyi, imba n'umucuranzi wa sente. Mu kinyarwanda cyiza baravuga ngo umugombozi mwiza ngagombora be. Yego. Mama we n'umuhanuzi. Yego. Nyihangane ko nkubaje kino kibazo. Hari ikintu mama wawe yigeze guhanurira kigasohora? Cyane kirenze kimwe. Tubwiremo kimwe gusa, ntabwo twajije byinshi. Ikintu mama yigeze kumanurira kigasohora, yigeze kumbwira ko hari umuntu ushaka kuzangirira nabi mu bijanye no kurogwa, ibyo bintu binzohoraho. Hari ikindi gihe yigeze kumbwira ngo nzahura n'impanuka, impanuka nayo nza kuyibona, ariko ntabwo yampungabanyije cyane. Ni byinshi uburyo kimwuvuze bibiri ubwo ni byinshi bicaze kujya kandi ibindi byinshi. Yego. Nayahe mahirwe kuba mama wari umuhanuzi wumva ubifitiyemo? Amahirwe akomeye mfite ku giti cyanjye no kumenyera amakuru ku gihe, nabyo birimo, ariko icyo mbishimiraga Imana cyane ku mahirwe yanjye, hari abakecuru bangana nawe ubu bandagaye. Kandi kindi nuko natwe uwo muka wera bafite ugenda utuyobora tukitwara neza. Yego. Mukaya tugiye kwakira umuvandimwe mu ijambo ry'Imana. Atubwije ijambo ry'Imana nadusengere kuko afite Bibiliya, y'umuntu afite Bibiliya ngewe sinzi ukuntu mbyumva, numva ari sinzi ukuntu umeze, numva nguwe neza, meze neza, nezerewe. Mumeze mikrofone muvandi. Ngenda shaka ko nkwibarize, hari inzitane zawubona mama wawe yarahuye nazo ko ari umuhanuzi? Inzitane zo zirahaba. Inzitane zikunda kuhaba. Hari bamwe abwira ibyabo ubutumwa Imana yamuhaye, bamwe bakabwakira ariko abandi ntibabwakire. Rimwe na rimwe bakavuga ko ibyo avuga batari byo, nguko na Yesu batamwemeye, byo birazwi. Bamwe bagenda babyemera, abandi bakabyemera. Izindi nzitane navuga yagiye ahura nazo izazindi nyine yababwiye, uburyo yagiye guhanurira abantu bakamugirira nabi, bakamuvuga nabi. Ibyo byose ni inzitane yagiye ahura nazo, ariko kugeza kuri iyi saha Imana iracyamurinze. Benshi yagiye abwira iby'Imana imutumye byarabasohoyeho, nk'uko mwabyumvishe mu buhamya bw'abo mwagiye murabaza, ndetse n'umushitsi wabazanye uburyo yagira abaho ubuhamya. Byinshi byose byarasohoye, ariko inzitane zose zanabaye yakomeje kuzihanganira nguko nyine yabivuze. Imana iramukomeza, akomeza gukorera Imana, na n'iyi saha aracyayikorera. Se burandi mwe babiri gusa afite? Oya, ntabwo ari twebwe babiri gusa. Afite, ariko nuko Imana yamugiriye neza. Nauriya ndabona ariko sawe nta kibazo, ariko nawe n'uwawe bigaragara ko Imana yakugiriye neza. Ubundi hari umugisha wa mbere Imana itanga. Umugisha wa mbere Imana itanga ni urubyaro, n'indi migisha yose zari inyongera. Niyo mpamvu iyo tugeze ku bantu badafite urubyaro banumva nabasengera cyane, nkabasengera. Ariko kubera ko twize n'ijambo ngo byose bitugira byose Imana iba yabyemeye kandi bitugira kubera impamvu zayo, nabwo nkangashya nkavuga ati bitugeraho byose Imana iba yabyemeye kandi bikatugira mu nyungu zayo. Nta kintu burya Imana ikora iki ikora mu gihombo, atari kubundi umugisha wa mbere Imana itanga ni urubyaro. Yego. Mukecuru mu mpira ka mikrofone tugiye no kumuririmbira mu kanya. Mukecuru uri hagati y'abahungu bawe, uri
ukumva umeze ute kubiri hagati yabo ngo abasore babiri rwose bameze neza Imana yakurindiye ukumva umeze ute mbwira ndikumva ndi gushimira Imana kavuga ati amasengesho nasenze ntiyapfuye ubusa ndi gushimira Imana yangiriye neza kuko yabarinze nanjye ikandinda amasengesho wasenze Imana yarayumvise ndi kuyishimira cyane yarakoze siba nawe nigiye kuryama ukavuga ati abahungu banje baryamye neza nta kibazo bariye abana babo bari gukina uravuga ati Imana uriya na n'ubu mbese uri kuvuguwe neza cyane ibyo winyeganyeza gutyo wumve ko umwe ari ku ruhande n'undi ari ku ndi gushimira Imana yabarinze mukesha reka none reka tugwe umuhungu wawe afite gitari bigaragara ko ari umuririmbyi afite na Bibiliya sinzi waturimba muri abo bombi ngo ndi n'umupianiste nanjye ndi umucanzi wa piano gitari niyo mpamvu wabonye ndi kumenya utuntu tw'amakode dukeya nuko ndi umucuranzi wa piano na bass nacurangaga ko na gitari ni gake ntago ari byinshi nabonye byo bivuna bya bintu biravuna cyane bisa kubiha kanya sinzi niba ari wowe turirimbira ariko naririmba tugiye kuririmba niturangiza twumva ijambo ry'Imana reka dutangire dusenga ndasaba umukecuru wo dusengera adusengera tumukoresha dusengera rwose dutangire hano turagushimiye cyane umye kubona natwe muvyeyi mwiza aducinga umutekano hagaritse ikirere imvura ndi yatunyagirira hanze habwa icyubahiro turi mu ijambo ryawe Mana ni wowe duhagarariye ni wowe tubeshejeho waduhinda abakozi natwe twarakubashye izina ryawe nirishimwe tugiye kumva ijambo ryawe ari umwami Imana urivuguture kandi uricure abwi kubyumva bose Mana bere kuripinga kandi wumve icyo Imana dushakaho shaka umwiza gukomeza ugarane natwe ni mu izina ryawe ryera amen yego bane uramucurangira sibura birakunda nurangiza kumucurangira nawe namufashe kuririmba urebe iki byagenze ute yewe mwa urinde yego yego twagiye ririmba nanjye ngo ndamufasha mikrofone hano kugira ngo byumvikane ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru ninde wasa na Yesu mw'isi cyangwa mw'ijuru amavi yose apfukame mwamushirwe hejuru amavi yose apfukame mwamushirwe hejuru ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru ninde wasa nawe mw'isi cyangwa mw'ijuru amavi yose apfukame mwamushirwe hejuru amavi yose apfukame mwamushirwe hejuru sinye nago ndi kubyemera cyama kandi gashyushye kugira ngo nabano twese twisangemo hazabayo kuramya no guhimbaza Imana gusa uko niko tuzaba turirimba izabanesheje kuramya no guhimbaza Imana gusa uko niko tuzaba turirimba hazabayo kuramya no guhimbaza Imana uko niko tuzaba turirimba izabanesheje kuramya no guhimbaza Imana gusa uko niko tuzaba turirimba Yesu azashimira itorero tugezeyo ati nguyu mugeni nashakaga igorogota natwe tuzishima ko tunesheje gira icyifuzo nawe kuzabayo hazabayo kuramya no guhimbaza Imana gusa uko niko tuzaba turirimba izabanesheje amen twakira umuvandimwe tugeze ijambo ry'Imana muri ako mikrofone nari kwaba leta dushyira ko twese twisangamo nari kubabara uvandi ni karibu mu minota mike dusigaranye yego murakoze
hari umurongo mfite muri Bibiliya nshaka ngo tuganire. Yego. Dushingiye muri iki gihe abantu benshi bariho bibaza igihe Yesu azagarukira, abantu benshi basubiye inyuma, abandi bacitse indege bavuga ngo Yesu ngo azaza ngo yaratinze, abandi bakazana izindi mpamvu zitumvikana. Ariko nasomye Bibiliya inyereka ko imbere y'Imana nta mpamvu n'imwe izumvikana keretse gusa kuba warakijijwe. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana, turasanga hano mu gitabo cy'imigani ya Salomo ibice 28 umurongo w'10. Turibuze n'ubundi gusoma mu gitabo cya Yesuwa igice cya mbere, turahera ku murongo wa 6 tubisome n'uwa 7. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Haravuga ngo ushaka umukiranutsi ngo amuyobereze mu nzira mbi azagwa mu rwobo yicukuriye, ariko umukiranutsi utunganye azazungura ibyiza. Reka dusome Yesuwa igice cya mbere, turasoma umurongo wa 6 n'uwa 7. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo Imana itoranya Yesuwa ngo azungure Mose. Umurongo wa 6 uravuga ngo komera ushikame koko kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiye ko nzabaha basokuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yategetse, nduzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzaja hose. Amen. Iri jambo narihaye umutwe w'ijambo uvuga ngo mu bakiranutsi batubanjirije uri umuzungura wandi. Buriya umuntu arabyara akagira abazungura, nguko natwe ubu ngubu turabazungura ba mama wacu, umukecuru wacu. No mu by'Imana umuntu abakwiriye kugira uwo agomba kuzungura bazabana mu bwami bwo mu ijuru. Noneho rero niyo mpamvu ijambo narihaye umutwe w'ijambo uvuga ngo mbese mu bakiranutsi batubanjirije uri umuzungura wandi. Twasomye ijambo ry'Imana mu migani ryatubwiye uburyo umukiranutsi azungura ibyiza. Kandi turebye mu gitabo cy'Abami ba 2 ibice 2 hari amagambo atubwira ku bya Eliya na Elisa, uburyo babanaga. Elisa yari umugaragu wa Eliya, bagakorana mu by'Imana, ariko igihe kigeze cyo kujanwa mu ijuru kwa Eliya, Elisa aba hafi cyane ya shebuja, aramubwira ati databuja namenye kuri bungurweho, ariko ndagira ngo nanjye undage. Haleluya. Ndagira ngo undage inshingi uko twabanye muri uyu murimo w'Imana ugiye kugenda, ariko ndashaka kugira ngo undage uko wakoreye Imana nanje ubwo nsigaye ariko nzakora. Hanyuma Eli yaramubwira ati ngaho gira ikintu cyunsaba kuko nyine ngiye kugukurwaho. Noneho Elisa aramubwira ati ndifuza ko wamba imigabane 2 mu migabane yawe, wari ufite umugabane gumwe, ariko nashaka ngo ukube 2 mu migabane Imana yaguhaye. Noneho nje ngora ibitangaza mu migabane 2 Imana yaguhaye mbikubye 2. Hanyuma uyu Elisa mu kuzamuka kwa Eliya agiye kugenda aramubwira ngo nuba maso ukaba hafi yanjye cyane ukabibona ngigenda, ibyo gusaba birakugirirwaho. Ariko yamanje amubwira ngo nzabye gikomeye cyane, nyine ku mpamvu z'uko yabonaga nyine gikomeye kandi atari ugomba kukimuhereza uretse Imana yanakimuhereza. Hanyuma rero Elisa aba maso cyane, amaze kuba maso cyane ngo hazigare rya serwakira ngo riramutwara. Ngo Elisa arabibona, aravuga ngo Mana yabereye maso ubwoko bwawe bwa Isiraheli. Nuko ngo Eliya ngo ata umwitero we, nyuma yaho Elisa aza kuwutoragura. None ngo awutoraguye, ngo nyuma yaho nawe yarawufashe, amaze kuwufata ngo abirindutse yambuka Yorodani, ngo awukubita ku nyanja ya Yorodani, nayo ngo icikamo 2, ahasigaye ngo arayambuka asubira mu mudugudu bari baturutsemo. Hanyuma yaho rero ngo abana b'abahanuzi bari hafi, ngo baratangara cyane, baravuga ngo
ngo Elisa ngo afashe imbano za Eliya ngo dore nawe akoze ibitangaza ngibyo Eliya yagira gute yakoraga. Ngabaza ngo none muri kino gihe cya none ko twabonye abakurambere batubanjirije, twabonye ba Mose yaboye ubwoko bw'Imana igihe kirekire aza gutanga, ariko hano muri Yesu atubwiye uburyo Imana yaturanyije Yesu ngo azungure Mose. Imana ituranye Yesu ngo azungure Mose, aramuzungura rero. Mose amaze gutanga, Yesu aramuzungura. Imana iramubwira ngo noneho ubu bwoko bwanje buyobore neza nk'uko Mose yabuyoboraga, kandi muzitondere amategeko yanje nahaga Mose, kandi nimuyitondera uko nabanaga na Mose niko nzabana namwe. Hanyuma rero Yesu yazunguye Mose kubera ko Mose yakoreye Imana neza. Muri kino gihe cya none weho uri umuzungura wande mu bakiranutsi batubanjirije. Twaje kubona ko buri muntu wese abagira umuzungura. Muzi uburyo Kayini yishe Abeli, amuhoye ubusa ndakindi amujijije. Hano mu isi hagiye hagaragara abandi bantu bagiye bica abandi bantu ndakindi babahoye, tuvuga ko abo ngabo baba bazungura ba Kayini. Hari n'abandi baba bazungura ku miryango bakazungura ibyabo kubera ko abo baba barangije urugendo nyine. None mu by'Imana wowe uri umuzungura wandi. Hari abantu rero bashabigira inzitwazo bakavuga ngo twahuye n'ibibazo by'ibigeragezo, duhura n'indambara, duhura no gupfusha, duhura n'inzara n'ubukene, ariko ndagira ngo mbabwire ko imbere y'Imana nta rwitwazo. Imbere y'Imana nta rwitwazo. Hari ba Lazaro babaye kwa Nyamutunzi, babayeho batagira aho guhinga, batagira imirima y'igikoni, batagira ibyo kurya, kandi bihanganira inzara, bihanganira kunyurwa n'ibyo babonye, kuko uyu Lazaro yabaye kwa Nyamutunzi. Nyamutunzi nubwo yatekaga iwe batekaga, ariko ndi bashiragaho ipura ya Lazaro. Lazaro yacungaga kugira ngo arebe niba ku meza hari akantu kahaguye kakavungunyukira kugira ngo ariko arya. Yaba atakabonye akavuga ati uyu munsi ndabwiriwe, nimugoroba kataboneka akavuga ati ndaburaye, kandi ubwo buzima yemera kunyurwa nabwo. Hanyuma ndagira ngo mbwira abantu muri iyi minsi bagira inzitwazo ko imbere y'Imana nta nzitwazo zizabayo keretse kuba warakijijwe gusa. Twabonye ba Yesaya bakoreye Imana, tubona ba Bartolomayo bakoreye Imana, tubona ba Daniyeli bakoreye Imana babashugunya mu rwobo rw'indare banga ndibihakana Imana, baba kumana cyane. Tubona ba Yosefu basizwe mu nzu z'imbohe ndibihakana Imana bahowe ubusa. Tubona ba Shaduraka na Meshaki na Abedenego uko babataye mu tanura ry'umuriro, abo bose ndibihakana Imana bemera guhamya. Rero abantu bo muri iki gihe cya none tureke kuzana impamvu nyinshi mu murimo w'Imana, tuvuga ngo turakenye, tuvuga ngo nditubonye ibyo kurya. Imbere y'Imana nda mpamvu nimwe zumvikana keretse kuba warakijijwe gusa. None mu bazungura, mu bakiranutsi batubanjirije, uri umuzungura wande. Uri umuzungura wande ko umunyabyaha twameze kubona ko hari abazunguye Kayini bagakoresha ubwishanyi bakica abantu babaye uko bavutse, aho barazunguye. Hari n'abandi bazunguye witwa Munoni wari ufite umutima w'uburaya, wagambiriye gukorera ibyamvura umwana wa mwene nyina, twavuga ngo ni mushiki we Tamari. Twabonye Ikisodomo n'Igomora naho habonetse abazungura bakora ibyo byaha, bagira uburaya aho umugabo n'umugabo bahageze igihe bakendana, mbese umugabo ku mugabo bagakorana ibiteye isoni. Abo bose bagiye bagira abazungura babazuye, kandi muri iki gihe cyane naho hanaracyariho abantu bazungura bene ibyo byaha. Ko mu ijuru tuzabana n'abakiranutsi, ko mu ijuru uzabana n'abakiranutsi, kandi abo bakiranutsi bakaba baratubanjirije. Hano muri iyi si twarabonye Lazaro, tukabona ba Yesaya bakerejwe ingero bahowe ko bahamya ibya Yesu cyane, tukabona ba Bartolomayo uburyo babazwe imbu bahowe guhamya Yesu cyane, tukabona ba Daniyeli batawe mu rwobo rw'indare bahowe guhamya Yesu cyane. Ese weho muri abo bose maze kuvuga uri umuzungura wande mu by'Imana? Urukobona uzazungurane kwabo ngabo rebo tuzicarana nabo mu ijuru, ko nda mpamvu nimwe izumvikana. Uyu Yesaya baramukereye ndiyihakanye Imana,
bariteramayo bamubaza uruhu ndihakanye Imana. Ariko aho ngaho uhagaze mu murimo w'Imana, niba ari muri korari, niba ari mu kidiyakoni, niba ari mu itorero, baje bakuvugaho ukagira impamvu z'urwitwazo ngo baneguye, ngo bamvuze nabi, ukumva ugomba kureka umurimo w'Imana. Ariko ibyo ntabwo imbere y'Imana bizagira ishingiro. Umuntu wese azahabwa ikamba nuko yakiranutse. Hanyuma uyu Yesuwa yabaye umuzungura wa Mose, kandi twasomye mu migani hatubwiye ngo umukiranutsi azungura ibyiza. Niba uvuga kuri umukiranutsi kandi ukavuga ko ukorera Imana, ariko bakuvugaho kandi ugatoya aho uhagaze muri korari, aho uhagaze mu itorero, ukavuga ngo iyo mirimo y'uburirimbyi nibayitwarire, nangwa se iyo mirimo y'ikidiyakoni nibayitwarire, nangwa se itorero ndarisohokamo nje murindi, uri kumva ari abakerejwe ingero n'abatawe mu rwobo rw'indare, ko ndambamvu bagize ko bihanganiye guhamya umwami wabo bakurikiye. Uri kumva imbere y'Imana uzatanga iyihe mbamvu? Muri kino gihe cya none dukure impamvu imbere y'Imana, kugira ngo Imana duhagarare tuyihamya, duhagarare tuyikorera, kugira ngo niramuka igarutse izasanga duhagaze mu buntu bwayo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aba ba Yosefu barihanganye, aba ba Elisa babaye abazungura ba Eliya, kandi byagenze neza. Byose byanditswe bitubwira uburyo bahagararanye n'Imana bagakora ibitangaza. Eliya yakoze ibitangaza 7, ariko bitewe nuko Elisa musabye kugira ngo amuhe kumbana Imana yamuhaye, yiswe umuzungura, we yakoze ibitangaza 14. Hanyuma rero muri kino gihe cyanone, weho mu bakiranutsi batubanjirije bageze mu ijuru, uri umuzungura wandi. Uri umuzungura wa Eliya, uri umuzungura wa Elisa, uri umuzungura wa Yesayi, uri umuzungura wa Daniyeli, uri umuzungura wande. Wibaza abo nibo muzicarana mu ijuru, kandi igihe kizagera bazivuga ibi, bavuga ati twabaye mu isi ditwihakana Imana, twabaye mu isi ditwiyandurisha ibyaha by'urukozasoni, twaja mu busindi, twaza mu busambanyi. Uri kumva uri umuzungura wande, bazivuga ibigwi. Uzazana impamvu bakubwire ngo baradukereye nditwihakana, uzazana impamvu bakubwire ngo badutaye mu itanura ry'umuriro nditwihakana Imana, uzazana impamvu bakubwire ngo badutaye mu rwobo rw'indare nditwihakana Imana. Muri abo bose ari Daniyeli, uri umuzungura wande. Yego, wibaze impamvu uri gutanga muri kino gihe cya none, uhagararane n'Imana neza. Kandi niba muri abo bose maze kuvuga, uhagaze muri korari, aho uhagaze mu itorero, aho uhagaze mu kidiyakoni, niba hari impamvu wazanaga imbere y'Imana zidashimishije, uzikureho, kuko n'abatubanjirije nda mpamvu batanze, baremeye, baranyinyiriza, bahamya Imana, bapfara abakiranutsi. Natwe twihangane, nubwo ibigeragezo biba bihari, ariko Imana itanga imbaraga zo kugira ngo tubitsinde. Twihangane kugira ngo natwe tuzitwe abakiranutsi. Mwakire neza amagambo y'Imana. Umuririmbyi w'107 mu ndirimbo zo gushima Imana yaravuze ngo meze nje niringira amaraso y'umukiza, ngo ndaguni nshaka kwigana keretse Yesu wenyine. Haleluya. Ndaguni nshaka kwigana keretse Yesu wenyine. Yesu yiswe umunyabyaha, atari umunyabyaha, agirirwa nabi, arabyihanganira. Ageze ku musaraba aravuga ngo mwami iki gikombe kindenge, arangije aravuga ngo ariko ndibibe uko njewe njaka, ahubwo bibi ko wowe ushaka. Arihangana, aratsinda. Misiyeri imuzanye mu isi yo gucungura umuntu, arayikora, arayirangiza. Arangije ajanwa mu ijuru, yicazwa iburyo bwa se bw'Imana Data wa twese. Hanyuma rero uko Yesu yihanganye duha rugero rwiza, uko umuririmbyi yavuze ngo ndaguni nshaka kwigana keretse Yesu wenyine. Muri kino gihe cyanone nawe niba aho hantu uhagaze muri korari, nangwa se mu itorero, nangwa se mu kidiyakoni, ukumva ushaka kwigana ibya Yesu, byigane, ureke kuzana impamvu ku murimo w'Imana, witwaza ngo barakuneguye, witwaza ngo bakuvuze nabi, witwaza ngo baguciye ibihano birengeje wenda se ibyo bemeje. Ihangane ukorera Imana, n'abakurambere bacu barihanganye, kandi abo ngabo nibo tuzicarana nabo mu ijuru, kandi ni ngombwa ngo tunyure aho banyuze, nk'uko ijambo ry'Imana ribidutegeka. Mwakire neza amagambo y'Imana. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane kubw'ijambo ryiza utugejejeho. Yego, umuzungura wande, mwe muri kuzungura mama wanyu. Yego.
impano ze muri kuzataka mushaka kuzizungura mushaka kuzizungura rwose cyane cyane dore ko imyaka igenda idusiga muri iyi saba ari myinshi n'indege zigenda zicika nkeya niba yaragenda agakoresha urugendo rw'isaha bakaba atakorewe n'urugendo rw'iminota 50 mwe muzakorerwa amasaha 5 cyashoboye yego tabashimiye cyane rero reka tunabwire umukecuru adusengere dusoza ivugabutumwa ryacu murakoze cyane dusengere dusoza ivugabutumwa ariko uturirimbiye akarimba nawe wese ndabwira umwuga ngewe nawe turirimbire sibanje nshobora kuririmbara ariko akarimba ko mugitaba njya nkuna kuririmba haririmbe pe nyire murakamfasha nawe tubwo turirimbe none se arakarimba ko mugitanga nkuna kurimba na karimbo ka 49 sinzi niba mukazi bano bahungu barakamenya wenda barakamenya 49 munoza mu gitabo mugakiza na karimbo kavuga ngo 47 karavuga ngo ni igihe giti ntambara zigashira tukaririmbane reka tukarimbane tujyanirana mu mfashe ntago mbanzi kurimba cyane munyaboneka mu ndwaneho yego sibyo twagiye nigihe giti ntambara igashira nigihe gitumura bugacaha noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda mwijuru ntihazagera ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro mwijuru ntihazagera ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro umubabaro no w'igihe gito ijoro naryo ni igihe gito nirira kenshi muri iyi si ndimo ariko nubwo ntarabona Yesu hazaba w'igitondo gihoraho nibwo ndazongera kuri ukundi hazaba w'igitondo gihoraho nibwo ndazongera kuri ukundi nigihe gito ngifite umuruho nigihe gito ngazabona Yesu nibwo nzaba ndandukanye n'ibyago nzaba mbumbatiwe mu maboko ye nziko mu ijuru hataba umwijima habaho umucyo uhora iteka nziko mu ijuru hataba umwijima habaho umucyo uhora iteka noneho ntacyo umubabaro ndwaye kuko nzawibagirirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mu isi mw'ijoro nta mubabaro n'urupfu Imana izaha nagura amarira izavanaho umubabaro wose Imana izaha nagura amarira izavanaho umubabaro wose. Haleluya. Amen. Ntago nzi kuririmba. Amen. Ariko nanjye reka mabwire gato kuri iyi ntibi impamvu nyikunda. Naratangira kano kazi ko kuvuga ivugabutumwa hari kandi kazi nabagamo. Rimwe na ndi mu rusengero ndi mu nzozi. Ndi mu rusengero. Cyane ndi mu rusengero barahamamaga ati na David yaje reka gicyo tubwire. Atubwire ijambo duteguriye uyu munsi. Buri muntu wese agira impano ye nge ntago nzi kubwiriza buriye. Yego nyine ndabyumva wenda nshobora kuba nanabikora ariko haraba bafite impano yo kubwiriza y'ubuhanuzi nanjye nkagira inkiyi uri wese Imana mutuma kwishaka. Umwe mutuma gucuranga undi kamutuma kuririmba undi kamutuma kuba pasiteri undi kamugira umuhanuzi. Imana ituma ku muntu kwishaka twese tukagira ute tukuzuzanya. None ndi mu rusengero ndi mu nzozi kigana ndi mu nzozi barambwira ngo na David kagira icyo atubwira. Nandi mu rusengero rw'abantu benshi. Rw'abantu benshi pe. Ntangije ndavuga ati sawa abantu nge mfite ndinde wo kugira icyo mbabwira. Cyo ngeze imbere ndavuga ati ntago ndabura icyo mbabwira. Ngeze imbere
ijwi rinze mavuga ati reka turimba ngo nigihe giti ntamura zikagira ute zigashira. Naririmbye ngo nigihe giti ntamura zigashira, bose barayiririmba ngenda nicecekera. Bayisoje ndavuga ati murakoze mwaka ijambo ry'Imana njya kwicara. Nuko nkuko iyo ndirimbo nayikunze, ariko mu by'ukuri ubwo buhanuzi bwarasohoye urebye abantu tumaze ku muryango maze kwegeranya hamwe ni benshi, bitewe n'aka kazi tuba turimo cyangwa se n'umurimo turimo. Urumva niba ufite abantu basaga 70,000 bagukunda baba bagukurikira, urebye niba ushobora kuba wavuga ubutumwa bukagera ku isi hose, hari ukuntu Imana itasohoje ubwo butumwa. Reba niba ufite nk'abantu 70,000 baba bagukunda, niba ndiho nta gihugu cyo ku isi navugana n'umuntu waho ngaho, ibihugu byose mafitemo abantu mpamagara mu rurimi rw'ikinyarwanda bagezeyo, kuvuga ubutumwa burutaho. Niba mfite abantu benshi bajya bamamaga bakambwira ati nigihe gito yaro ukuntu nyicisha mu ntuza mu biganiro mba nakoze, bakavuga ati iyo ndirimbo iradufasha cyane, sinakoze ivuga butumwa. Nako nguko yaje mu yereko iyo ndirimbo ndayikunda cyane, sikuvuga ngo niyo nkunda gusa, ariko niyo ku murongo wa mbere mu ndirimbo njya ndirimbira abantu bo nishimiye, cyangwa se nkababwira ati mumfashe turimbe kano karirimbo bako ntazi kurimba bakakandirimbira. Yego nkadusengera. Turasoje. Kitse nari kino wavuga ntabyo nta kibazo. Ikindi navuga nshimye Imana cyane. Yego. Imana ikugirira no ndayishimye. Ubwo ndabona ari nguzi. Nenda kumenya. Nawe ndi waruza none batumenye. Icyo nashimira Imana nuko Imana yadufasha bitubona ni guno musi gusa. Tukazabana iteka ryose. Sinakubwiye ko ngomba gucumbika inaha. Buriya ngo na Mose bajya mu ntuza bamanje kohereza abatasi, bambi intamba zose Imana yajya kurwana yabanze kohereza abatasi. Imana naje gutata, ikindi gihe nzaza nje gutura. Nanaje gutata amakuru yo mu murwa nyine. Ngo peka tubasengera muri gusoza. Yego ni kare mu dusengera. Mana turagushimiye cyane, turaguhimbaje. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana iteye ubwoba. Mana ikenyeje imbaraga, Mana itabura kubigenza. Mana turagushimiye, tuguhaye amashimwe. Tuwe ko ari igihe gitindambara igashira. Kandi Mana uri Mana yuzuye amahoro, wabanye natwe waducungiye umutekano ahantu. Watubwiye ibintu byo ku mutima wawe byiza, ndaho twagize ngo ibintu byo gupapira ko dusanze abandi ari ab'Imana, dusanze ndabyo ubucengezi byo kutuzanamo, ndabyo kuvuga ngo ni amadini gadutse, ariko dusanze ari abakozi bawe Mwami Imana, habwa icubahiro. Dufashemo iki cyiciro twiriwemo, tugirire neza. Dukomeze imbano zawe, utugirire ubuntu Mwami, turinde kugwisari, turinde kuguhemukira, turinde gushogora databuja. Utwongera imbaraga kandi dutere mu ibyiringiro muvyeyi mwiza. Ndakwagira tutagufite Imana, ndakitwakishoboza, twise mu maboko yawe. Ukumane nakwe uturengera, imbaraga zawe zitugote, bwambi bwawe butuzeho, kandi aba bantu rwose ubaha umugisha mu byo bakora. Mu mbano nziza bafashe uzabahe umugisha, uzabe kumenyekana, kandi bazajya baravuna abantu bashoboye kuzagira ibwami. Mana y'amahoro turabakuragiye kugira ngo muze bane nabo, nibagara mu rwamo turagushimira muvyeyi, kandi natwe tugomeze turinde Mana, turinde gusubira inyuma, turinde gucogora ku rugamba. Iyi misi ni mibare kuduye kwihana no gukomezwa nawe, kandi duha amahoro yawe databuja.